nizere ko mumeze neza wowe ukurikirana ibiganiro tugenda dukora no kuri Rise from Kiziba. Ngushime ko wiyandikishije kuri YouTube channel yacu, nawe ndagushishikariza utarabikora kujya mu mashakiro ya YouTube hanyuma ukanda subscribe kugira ngo ugenda ureba bimwe na bimwe tugenda dukora. Nibyo nkuko mubibona hano ni igikorwa cyiza cyabayeho aho umuvandimwe yatekereje ku uwo yasize. Nkunda kuvuga ko iyo uramutse n'abandi, murabona ko James ndetse n'aba ubuzima busanzwe. ubonye ko twinjiye mu rugo rwawe, ubonye n'ibyo twazanye. Imana ishimwe n'ukuri nanjye ndabikunze. Ngeze ahantu ari ngiye gushaka iby'abana bararira, na nibwo buzima mbamo. Uriya narinde Araronse. Ndaronse, ngeze mu soko mfata ideni bararimba. Ni byiza no kuba wizerwa. Imana ishimwe. Uko bimeze rero, hano hari abavandimwe baba muri Amerika. Yego mama. Ni abavandimwe ntabwo bifuje kuba navuga amazina yabo ngo bamenyekane, ariko batekereje bavuga ngo dushaka kugira ngo dufashe abantu batishoboye hano mu nkambi ya Kiziba. Imana ishimwe. Nari ntuzi bisanzwe, ubwo ariko nagiye muri quartier naciye barambwira ngo ngere iwawe, bambwira amazina nubwo nari nzi naho utuye. Nabanje kubaza mbere nza kubamenya, ubonye ko nabanje kubwira ko turuhagere barambye ko ari ku soko. Ubwo rero ni abavandimwe bifatanyije bagera muri 4. Baravuze buri kwezi bazaba bagira ubafasha. Imana bahumugisha utagabanyije. Ni ukuri umva ibongerere kandi ibuzurize tibakaza umva mu majya n'amazi. Imana ikibagirira neza. Ndabishimye. Urabona ko ibyo bazanye amakara, ni byiza cyane mama. Ibishimbo ibiro 15. Imana ishimwe. Imana ishimwe icyubahiro. Jamu Imana iguha umugisha nawe. Ni ukuri guha umugisha, sinarinzi kunzi nakubonaga gusa ku muvandimwe twabanye tukiri impinja. Iwacu urahazi. Sowe mufite bana bangahe? Ego kari batayo. Bari 6. 6 ndabafite, ariko ndagushimye kuko n'ubundi uri muto kurira mu rugo. Ariko nkubwiza ukuri aba bantu zabanshimire ngo Imana izabahereza iburyo niki umva n'ibumoso bajye bareba mbese Yesu wo mu ijuru azabahembe ibyo bakoze. Ndambuye amaboko yombi uzabanshimira ngo Imana ibahe umugisha, bajye bumva yuko mbashimye ni ukuri babyumve. Yesu wo mu ijuru azabampera umugisha, Imana izabaha umugisha iburyo n'ibumoso bakabura icyo bihera abantu. Ni ukuri. Reka nawe mbashimire rero bavandimwe. Murabona ko umubyeyi yanezerewe, yishimye ku magambo yonyine avuga narangaje ari gukoresha ni ibyishimo bimuvuye ku mutima. Rero igikorwa mwakoze nanjye cyaranyuze ku mutima. Ndabashimye karindwi, muzakomeze umutima mubwire nk'uko mwambwiye ko igikorwa kizakomeza buri kwezi. Ni ukuri Imana izabafashishe kandi mwuke n'abandi biyongeremo tuyo dufasha n'abandi benshi nabo umwe yagwaje azamuka benshi. Murakoze cyane. Urakoze Yesu. Nimwe ku gikorwa bakoze bakorera mushiki wacu n'abantu batishoboye. Ntabwo ari ngewe wabateguye ngo mbashire ku murongo viyone niba tugiye gusura, ahubwo byabaye igikorwa cyaturutse muri quartier. Nagiye muri quartier nibo bandangiye umuntu utifashije, nkuko bizakomeza tukajya mu bayobozi bayaduhereza abandi bantu batishoboye buri kwezi. Abavandimwe niko bazabadufasha. Rero mbashimire bivuye ku mutima. Icyo navuga kiriho uramutse twafashije ntaga ishanga bari cyiza. Rero ndabashimire bivuye ku mutima. N'abandi bari hanze mu zindi nce zitandukanye, Uburayi, Amerika, Canada n'ahandi, mugire umutima wo gufasha abarangaha. Harimo abantu bameze nabi babaye ku rwego rwo hejuru kandi mu byumba. Mbivuze mbabaye nanjye kuko arabo mbona nanjye nkumva ari nafasha kandi nta bushobozi mfite, ukumva birababaje cyane ko n'uwo wababaye kandi nawe ntacyo ufite wamuhereza kirenze. Rero umutima muzawugire, mujye mufasha abandi mwasize aha ngaha. Murakoze cyane, Imana ibahe umugisha.